ntuzongera kuza kumuniga. Murekure ndumutahamo. Genda, soka muri we, soka mbaraga y'ikuzimu we, soka mbaraga y'umwanzi we, soka, muvemo, genda rekura, soka muvemo, genda, soka rekura, genda. Uyu mwana yari yaratambwe igitambo, ni murebe ko ntari umusore ufite imbaraga, ariko imyuka imuhindura ubusa. Guhera none akuwe ikuzimu aho yari yaratanzwe. Guhera none Imana imuhaye ubwenge, imuhaye kumenya, imuhaye kujijuka. Imana irambwiye ngo umurozi wari warakuroze ibyo yari yarakoresheje biri gusohoka muri wowe. Ele dola seko rama shako seto teko shama. Imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana zimenagura, imbaraga z'Imana zisenya ibihome, imbaraga z'Imana zihindura, imbaraga z'Imana zisenya iyi myuka y'umurozi, genda. Twiyiriza ubusa, dushaka Imana, dukeneye impinduka mu buryo bubiri, mu gice cy'imbere no mu gice cy'inyuma. Kuko impinduka zikora mu bice bibiri, zikora mu buzima bw'umwuka, zigakora no mu buzima bw'imbere ndetse n'inyuma ku mubiri. Amen. Amasengesho akwiriye gukiza ibyaha, amasengesho akwiriye gukiza indwara, amasengesho akwiriye gukiza ibyago, amasengesho akwiriye guhindura ubuzima bwacu bwa buri munsi, ndetse bikarenga twebwe bigafata n'abandi. Ndagira ngo nkubwire rero, none uyu munsi turasenga isengesho rizana impinduka. Ndagira ngo nkwibutse ko gusenga kwawe bikwiriye kuzana impinduka. Amen. Gusenga guhindura ibintu. Ese kugira ngo tubone impinduka bisaba iki? Harimo gusenga, ariko hari n'ibindi. Icya mbere, iyo usenga ukwiriye kwemeza ibitekerezo byawe ko ibintu bishoboka. Mpamvu ya mbere, ushobora gusengera ibintu ariko utizera. Ushobora kuburiya ariko utizeye. Ushobora kudukurikirana kuri Duhumurizanye TV ariko utizera. Rero gusenga kugira imbaraga ni ugusenga ko kwizera. Umuntu umwe barimo basenga, umwe basengera umuntu umwe ari babiri, baramusengera ari babiri. Muri uko kumusengera, umwe arizera, undi ntiyizera. Umwe agasenga ngo umuriro numanuka, ati ndagushimiye Mana, umuriro uramanutse. Undi ati uvuye he uyu muriro? Nta kibiriti, nta mbabura, nta makara, umuriro uramanutse. Ati ce n'est pas possible. Noya ati reka nkore ku birenge. Aramanuka akora ku maguru ngo buryo umuriro urimo koko, nguzi ko urimo. Ese ko bombi basengaga basengera umuntu, ko bagombaga guhurira ku isengesho rimwe, bagahurira ku muriro, bagahurira ku makara, kuki umwe avuga ngo buryo urimo koko? Nuko umwe yasenganye kwizera, undi asengana kutizera. Dore rero, iyo usenga ukwiriye kwizera Imana. Usenga, iyo wizeye Imana bizana impinduka. Dushobora gusenga turi 10,000, ariko impinduka zikagera kuri bamwe, abandi ntizibagereho. Kubera iki rero? Icya mbere, isengesho ryose ukora ukwiriye kurisenga na kwizera. Amen. Ntabwo kwizera ari ukwiringira, no. Kwizera nako kanya. Ntabwo kwizera
kwizera no kwiringira ni ibintu bibiri bitandukanye. Biringira ko ibintu bizaba, ariko bizera ko bizaba nonaha, ubu nonaha. Ndagira ngo rero mu mpinduka Imana ishaka ko wakira, utangire wizere, kandi wizere Imana usenga ko yagira ikikora nonaha. Amen. Cyambere gukira indwara ni nonaha. Murabyizera? Kubona akazi ni nonaha, wahamagarwa. Gusama ni nonaha, wasama. Kwishyurirwa ideni ni nonaha, wakishyurirwa ukumva birarangiye. Dosiye yawe cyangwa dokima yawe cyangwa si ibyangombwa wifuza wabibona wizeye. Icyo wizerera ukwiriye kukizerera ko kanya, cyangwa se ugahitamo kubyiringira ukazabitegereza. Wahitamo iki? Abantu rero bambere babona impinduka ni abantu bizera ko kanya. Ndumva hari igitangaza Imana yagusingiriza uyu munsi, wizeye ko kanya. Yansengera abakecuru bakuze bahora n'ibyiringiro. Uramusengera akavuga ngo pastor ngo hari bizashoboka, atari ko rubajya impande, ati maranye imyaka 10 niba atari 12. Simbizi. N'abakecuru iyo ibintu byamubayeho akarande kubera gukura, hari igihe yumva bitashoboka, ariko kwizera biri muri bimwe bizana impinduka ako kanya. Abantu benshi rero ntitwizera, icyakora turiringira. Kwiringira si bibi, ni byiza, ariko ndagira ngo nkubwire impinduka zihuse, impinduka zidatinze zizanwa no kwizera. Amen. 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 Reka dusome Bibiliya. Abaheburayo igice cya 11 ku murongo wa mbere. Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa, udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Kwizera niko nukumenya rwose ko ibyiringirwa. Reka tujyane 11:1 Abaheburayo. Kwizera nukumenya rwose ibyiringirwa, udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ko ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Icyatumye abakera bahamywa neza ko bari bagufite. Kwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana, nicyo cyatumye ibiboneka bitaremwa mu bigaragara. Amen. Kwizera ni ikintu gikomeye. Ibitangaza Yesu yakoze bishingiye ku kwizera. Hano Bibiliya iratubwira ngo kwizera nukumenya. Wamara kumenya ntushidikanye, ukamenya ko ibintu byose byitwa ibyiringirwa ari ukuri kandi ko bizaba. Ngo nicyo cyatumye abakera bahamywa, bemezwa neza ko bari bagufite. Kwizera. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Reka mbabwire iyi ngingi imwe ndaza gukomeza n'iya kabiri. Kwizera kumena urukuta ukareba ibiri inyuma y'urukuta. Kwizera kumena iyi rido iri hano, uyu mutako mureba hano, kukareba inyuma. Bakakubwira ngo kuri muri iyi nzu amadirishya akinze, hirya hano hose hafunze,
urabasha gusohoka? Ati yego. Uracetse ko ari ingufuri? Ndasohoka. Urasohoka kandi yakinze? Ati ndavamo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwizera Imana yampaye kuragukorera igitangaza. Kwizera numva kundimo, kwizera numva mpamanya nako kurakora nonaha. Ntabwo kuzakoresha, kurakora nonaha. Wowe ufite kwizera kuzakoresha nuko ibyiringiro nako si kubi, ariko ntabwo kurimwe ibitangaza byako kanya. Iyo ushaka kubona imbaraga z'Imana wizera ko kanya. Imbaraga z'Imana ziri mu bice bitatu. Ziri mu gice cyahise cyashize, icyo twita pase. Hakaba na preza, ako kanya. Hakaba n'igihe kizaza imbaraga n'ibitangaza bizagaragara. Ariko nkwibutse ko mu gihe cyashize twita pase cyakoreyemo basogokuruza ba Aburahamu n'abandi ba Dawidi n'abandi. Ariko none ni twebwe abo uyu munsi Imana irashaka ko ukorera mu kwizera none. Kwizera kwawe kuri preza none wakizera. Yesu ari gukorera mu gihe cye, ntabwo yababwiye igihe kizaza. Yarabwiye ngo ndagiye nzagaruka. Ariko ari hano ku isi yakoze ako kanya. Ibintu byose byari ako kanya, byakorekaga ako kanya, byashobokaga ako kanya. Yazuraga abantu ako kanya, yasengeraga abarwayi ako kanya, yakizaga abarwayi ako kanya, yirukanaga abadayimoni ako kanya. Ibintu byose byari ako kanya. Kwizera kwacu kuzana impinduka gukwiriye kuba none. Amen. Kwizera kwawe si ukwejo. Ejo si ahanjye, none niho hanjye. Ndizeye. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mbabwire, urashaka kubona impinduka? Imana irashaka kuzamura kwizera kwawe. Kwizera kwawe. Hari abantu bifuza guhanura nkanjye, hari abantu bifuza kubwiriza nkanjye, hari abantu babyifuza. Iyo ushaka gukoreshwa nka runaka, yego ni byiza, ariko bisaba ako kanya utangire kubyapurika ako kanya, ubyapruve ako kanya. Ibintu byose ubishakire muri ako kanya. Nubijugunye igihe kizaza uzasaza utageze ku cyo wizera. Kwizera nako kanya. Amen. 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 Hari ijambo ryababaje Yesu Mariya yavuze umunsi yaragiye kuzura Lazaro. Yaragiye abwira abigishwa, arabwira ngo nimuze tugende tujye i Betaniya, Lazaro inshuti yacu irasinziriye. Tariko Yesu nawe urakabya, niba asinziriye mu gitondo ndaza kubyuka. Umuntu usinziriye se urajya kumukangura iki wamwihoreye? Arabareba abigishwa ntabwo bari bazi ko yapfuye. Arabwira ati inshuti yacu Lazaro yarapfuye. Yarapfuye. Wabibwiwe n'iki? Ati yarapfuye. Uyu ni umunsi wa 4, muze tujyeyo. Bati reka tuguhe inama. Amambere ubwo duheruka badutereye y'amabuye bari baduhitanye. None urashaka ko dusubira bongera badukubitire y'amabuye? Kuko kwizera kurarwawe. Kwizera kurarwawe. Kwizera kurarwawe. Nta muntu ugira kwizera muri we ngo babure kurwanya uko kwizera, kuko kungana n'ubuyobe kubatizera. Amen. Arabwira ngo tugende, baramanuka baragenda. Ngahura na Mariya na Marita. Ngira ngo ni Marita babanje guhura. Bahuye, Marita aramubwira ati ariko mwigisha, iyo uza kuba hano musaza wanjye ntaba yarapfuye, kandi amambere twarakwandikiye. Uzi kuza kurya ibiryo byacu no kugusasira no kukuryamisha gusa. Twakwandikira inzandiko z'uko umuntu arwaye ugakererwa, wanaza ukaza utinze gusa. Nk'ubu surajya he? Amaze 4 ari mu gituro, twaramuhambye, turahamba, turapfuka. None mwigisha, kuki watinze? Uzi ijambo Yesu yamubwiye? Ninjye kuzuka n'ubugingo. Umuntu naho yaba yarapfuye asongera abeho. Ninjye kuzuka n'ubugingo. Kabone naho umuntu
yapfuye azongera abeho. Aramubwira ngo mbese wizeye ibyo? Ati mwigisha ndabizi, umuzuko twarawumvishe kuzabaho, ariko umunsi umuzuko uzaberaho simbizi. Ikimbabaje nuko musaza wanjye yapfuye nakwandikiye, ibaruka ukayibona nkabimenya ko ayisomye akarinda apfutaje, kandi yaguhaye inzu ku mazi i Betaniya, ni hafi y'inyanja. Lazaro yari yarahaye Yesu inzu yo kuraramo, yo kuryamamo. Ubwo mwumva mu cyumba cyo hejuru aho bararaga, ni Lazaro wari waratanze iyo nzu. None uza kuryama mu nzu yacu, umuntu wayiguhaye arapfuye, ntunaje ngo umuzure hakiri kare, uje twaramuhambye. Usarambwira iki? Aramubwira ati ninjye kuzuka. Yesu niwe kuzuka. Kuzuka ni Yesu, ubugingo ni Yesu. Umuntu naho yaba yarapfuye azongera abeho. Haleluya! Ya haleluya, 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 haleluya. Azongera abeho. Arambwira ngo urizeye? Ati no, umuzuko ndabuzi kuzaza. Umuzuko ndawemera uzaba, ariko subu nari ngukeneye ubu. Yesu aramubwira ati ngaho none emera tujyane. Tujyane se abayuda urabacaye? Waduteje abayuda. Ubara abantu bicaye hano birirwa ngo Yesu yanteje abantu, barabanteje. Iyo yaje aba yaje, iyo Yesu yaje aba yaje, iyo yaje umva agukiza abantu birirwa bagushungereye baguhagazeho, arabagukiza. Ntabwo bisaba ikindi, nukuza gusakagera. Aramubwira ati ntaho duca, dore abayuda bari ku kiriyo, abari mu nzira baririrwa batubwira ngo ibiryo byanyu Yesu yariye n'igitanda yaryamagaho, nuko mwirirwaga mumuherekeje, mwari mwishyize imbere nk'akaguru kariho ubusa. Yesu yasohoka mukamusohokaho, Lazaro akishyira imbere, none arapfuye, Yesu ahari. Nimwongere muvuge ngo Yesu akora ibitangaza. Marita agaceceka, Mariya agaceceka. Nimwongere muvuge ngo Yesu agira neza. Marita agaceceka, Mariya agaceceka. Bari bakozwe n'isoni. Ariko umwami, inshuti nziza yo kwizera, idakora mu gihe cya kera, iyo yaje ikora ako kanya, ako kanya. Aramubwira ngo tugende, aragenda. Ngo bari mu nzira bagenda, ngo Mariya nawe aramubona, aramubwira ngo mwigisha uraje, kuki uje utinze? Ndagira ngo ngubwire, ufite ikibazo cy'uko Yesu agiye kuza atinze, ariko arakora none. Ni none nkorera kuri mwene so, ngo Yesu wawe arakora none. Ndumva Yesu agiye kugera ahantu akahagera. Mariya ararira, aramubwira ati iyo uza kuba hano musaza wanjye ntaba yarapfuye. Mariya araturika, ararira n'amarira menshi. Abayuda baraje bareba ikiriza Mariya, bararunguruka barareba bati we, ati wa mugabo yaje, atari kazi y'igihe we, ariko uyu kumwizera niko kwizera igare rigeze ahaterera, barivaho ndi baba bakiryicayeho. Ibiryo yaririye, uko yakarabiraga, uko yaryamaga, uko yirirwaga, ahangaha Lazaro amuhaye inzu. Nyamara dufite amakuru yuko aherutse kuzura umwana wa Yayiro, kandi Yayiro ntacyo yakoze. Ageze mu mudugudu umupfakazi witwa Nayini, hirya hariya mu mudugudu hari umupfakazi mu mudugudu witwa Nayini, azura umwana we. Ariko uyu wamuhaye inzu haramuretse arapfuye, none aje twaramuhambye, barashungera. Nimurebe namwe ikiriyo cy'abantu bari mu ihema, Yesu abahagaze iruhande, ariko ababwira ngo ninjye kuzuka. Burya baryana urwara tijire we, kuzuka ngo niwe kuzuka. Ubu se twamuhambye atabizi, twamushyizeho beto atabizi, ubu se arinze amara kane atabizi. Ngo Yesu arebye mu mitima yabo kutizera kwabo, araturika ararira. Harabirirwa babeshya ngo Yesu ngo yarijijwe n'ibyaha byahe, yaje gupfira umunyabyaha, byo byamuriza. Yesu mu marira yarijijwe no kubona abantu batizera. Mu marira Yesu yarijijwe no kubona abagore barira, bakamunegura, bakamuvuga bashaka, bazi ibyo yabakoreye mu gihe cyahise. Arizwa n'abagabo barira bihebye, badafite ibyiringiro, bazi ibitangaza byahashize ari yakoze. Abitegereje araturika ararira,
aramanuka ageze ku kiriyo baramureba baravuga ngo burya disi nawe agira emosiyo. Tiwa mugabo burya agira emosiyo nawe, ati disi yarize. Abaza ikibazo ndaza kukubaza uyu munsi. Arababaza ngo Lazaro mwamushyize. Umva icyo kibazo n'ukuri. Lazaro mwamushyize, yarapfuye amaze iminsi 4. Lazaro mwamushyize. Baramubwira turakoze kutubaza, amaze iminsi 4 mu gituro ntahari. Nyine ndababajije mwamushyize, tari mumva. Ndababaza mwamushyize, ariko twumvishe yarapfuye, hari kindi ni munjyane aho hantu. Uzi ijambo basubije, uyu munsi aranuka, ntibishoboka ko twajyayo, ntibyakunda, aranuka. Arabwira ati ndababaza ni munjyane tujyane. Bati yewe n'umunsi wa 4 aranuka. Icyo mukundira Yesu, ibitagishoboka kuri wowe kuri we birashoboka. Ibitagishoboka ku bantu kuri we birashoboka. Ibitagishoboka ku bavandimwe kuri we birashoboka. Ibitagishoboka ku mubana kuri we birashoboka. Ibitagishoboka ku nshuti kuri we birashoboka. Ibitagishoboka ku babyeyi batubyaye kuri Yesu birashoboka. Ibitagishoboka mu bantu kuri we bigira ute birashoboka. Arabwira ngo ni munjyane gusa muhangeze. Baramubwira ngo kamu hiya ngwino tukwereke. Barangije baragenda, aramubwira ati dore ngaho twamuhambye ngaho, tore nawe tunga y'amazuru. Kandi bari berekeye, baramubwira ati ngaho jyana y'amazuru nawe wumve. Arangije arabwira ati nta kibazo ndayajyanayo, ndabasaba kimwe, nimukure iki kintu mwamurambitseho. Igitwikirizo cyitwa beto bari bamutwikirije. Dore igitwikirizo kibi nicyo kutizera, gushidikanya Imana, kutizera Imana, gushidikanya Imana. Icyo gitwikirizo kikubwira ngo byagiye byarashobotse ariko ubu ntibyashoboka. Icyo gitwikirizo kikubwira ngo burya hashize si ho hanone. Arabwira ngo nimukureho gushidikanya, mukure icyo kintu, mukivaneho, mugikureho, mugihirike. Avuga ijambo rimwe nakunze, aravuga ngo noneho rero mugikuyeho, aravuga ngo data nari nsanzwe mbizi kusanzwe wumva amasengesho yanjye, ariko mbivugiye kugira ngo abangose bizere ko ari wowe wantumye. Arahamagara aravuga ngo Lazaro sohoka, 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 sohoka Lazaro. Lazaro n'amatwi arumva, arahaguruka neza, ahagarara mumva ari muzima. Arahaguruka ngo ariko ahagaze mumva, ahagarara. Baramutwikiriye ibyenda, baramupfutse mu maso. Hari abantu bazi guhambira, we bari baramuhambiriye mu maso. Abatindi baravuga ngo nazuka ntazarebe, nazuka ntazumve. Ibintu byose bari baramuhambiriye. Arabwira ngo nimwamuhambire, nimubimuhambure, mubimuvaneho. Baramuhambura. Lazaro atanuka, Lazaro areba, nta nyama yaboze, amaguru ari mazima. Haleluya. Aramuhamagara ngo ngwino sohoka. Aza bareba, aragenda, baragenda. Ndagira ngo nkubwire, hari ibintu maze iminsi uvuga ngo byarapfuye. Ndagira ngo ngwitangazo biracyahari. Hindura ibitekerezo, hindura imyumvire, hindura ibyo utekereza, hindura ibyo wibwira. Ibyo bintu biracyahari, biracyariho, ntibyapfuye nk'uko byatura. Amahirwe yawe aracyahari, inzira zawe ziracyahari. Ibyo bintu ubona byasinziriye, Yesu none kwizera kwawe kurabikangura. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Aramubwira ngo Lazaro ngwino twigendere. Baragenda. Abwira Mariya ati mushiki wanjye uraho. Haleluya. Neza iminsi 4. Marita uraho. Ati uri Lazaro, ati uri Lazaro uvuye mumva. Uko kwizera kuzura ibintu kuri muri mwebwe. Murashaka impinduka, ntimugasenyuke mu kwizera Imana. Murashaka amasengesho azana impinduka, mujye mwiringira Imana, muyizera ko kanya. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Umunsi nguhanurira ngubwira ngo ugiye gukora ubukwe, harakazi nakamwari ufitiyo ye muri 2014 na 15 na 5 nta kazi nakamwari ufiti.
ndabyibuka umunsi twicaranye harakazu kari inyuma twicaragamo turi muri shitingi, nta nkweto yo kwambara nagiraga impandaro za ntumenera ifu. Mwebwe mumbonye ubu narashyize ibintu kuri taye sigaye na wababwira inkweto zarebaga hejuru, izatembamye gutya, izarebye hene. Ariko mana jire we, Imana igira neza. Ji dusigaye twambara amakora n'amakava n'amanki n'amantuza. Jire we nanjye kandi Imana ntigira isoni. Ibaze guhagurutsa umugabo nkuriya mureba asa neza kuri yamwe asa neza, tiyasaga nabi, atagira igiceri, agenda asa giceri, umugore sa giceri, bakagenda gusa ngo bari mu rukundo mu ururove gusa. Ndabareba, Imana imbwira ijambo, irambwira ngo babwire ngo ndabakorera ubukwe kuko bemeye bagakundana, ntiyagire icyo bashingiraho. Ndabaremera iraba. Ariko Mana izi kurema we, izi kurema, mureke tuyongera amashyira bikwiriye n'inshuti nziza. Barambwira ngo twarakundanye ariko nta mafaranga. Imana ati ninjye mafaranga. Waruza amafaranga udafite, nukuri kose amafaranga arahari. Hara amafaranga arahari. Imana we, uza amafaranga ahari. Iyi si nibiyuzuye n'ibyande. Rakoze cyane. Ndabyibuka ndamuhanurira ukunda kwiyambarira amasaha. Abuze icyampa no mu ikofi nta cyarimo. Nubundi bari butaye n'amaguru bakajya Kimisagara. Ibaze kuzataha ariko ese mwagendaga mute n'indabaga rifute. Ni beni ni ariko Imana izi kwiyeranja n'ukuri kw'Imana. Angubise isaha ku maboko, nubundi ayifite ndayibitse muri mari, muri varise mu rugo. Imaze imyaka ngira ngo ubwo igiye kubingaye, ndigiye kubikenda. Ndacyayibitse ji gusa yarasinziriye. Kandi ganange muri iki kinyejana nahinduriwe amateka, nsigaye nambara izijyanye n'ikinyejana. Ntabwo nakambara izo muri cyagihe. Reka. Kandi ndagushimira kwizera kwamuteyemo kunyambika isaha. Uzi icyo wari uhanuye ngo igihe cyanjye cyageze. None ikintu cyari gitangaje, iyo uza wambaye inkweto nk'iyi size muri rya vumbi, wari gutaha wabonye habaga ivumbi ritumuka mu kirere. Imvura yagwa shitingi tukayijombamwe ibiti. Abagabo bagahagarara ati mufatire pasiteri shitingi itamumenaho amazi. Shitingi ukabwiriza ukumva umuyaga ngo uragurukije shitingi, ukumva imbeho yose iraje ngo amashayi yose abiyahuyemo. Ariko ikintu gitangaje, Imana ikagivuga ngo tuzabaho, ngo tuzagira itorero. Najyaga nanjye nicara nkiganiriza ati ariko urusengero ruzabaho. Ndagira ngo mbabwire kwizera birarema. Ndamubwira ndi Imana igiye kugukorera ubukwe, iguhaye akazi. Ndibaza uburyo Imana yaguhaye akazi n'ibitangaza. Harya yaguhaye utuzi tubiri duhekanye. Urumva kwizera kwaramubwiye ngo genda ufate irembo, koresha invitation. Uburyo yakoresheje invitation byo ni igitangaza cy'Imana. Ariko ndagukunda urizera sha, ariko Imana izakumera umugisha. Uzi wowe uzi gukoresha invitation na yarugupfundikiranye. Imana ireba muri uko gupfundikiranye utuzi tubiri, adukubita ameza ngahe. Na ameza ngaho wagakozeje 5 amafaranga araboneka. None igitangaza ku munsi wo kwicara bakora inama, ngira ngo wigeze umbwira ngo barakoze umunsi umwe gusa bitanze batanga miliyoni 7 zizakora mu bukwe. Umunsi umwe gusa abitanze mu nama y'ubukwe batanga miliyoni zingahe? 7. Bahuye ubwa kabiri batanga izindi. Mwumva ubwo bukwe kuntu bwari gitangaza. None ugize abana bangahe? 3. Ariko Imana ni nziza. Hallelujah. Ndagira ngo nkubwire, ongera wizere Imana. Ongera wizere Imana. Ongera wizere Imana. Icyo gihe twajyaga turya kuri Imana. Babwira ahantu natinyaga hambere natinyaga Kimirongo, na ahantu bita kuri Aromasi. Nahengezaga gutya ngahita niruka. Aha kabiri natinyaga Marine Supermarket. Najyaga ndeberaho izina rya Yesu. Diana yakoraga muri Simba, yajyaga ambwira ngo ndi kuri Simba ngatinya kwinjira nkamuhengereza nti ndi hano hanze sohoka, kuko sinjya muri Simba y'abandi. Ibihe bikwirukana ahantu ariko ibihe bizagusubiza ahantu.
ibihe bishobora kukwirukana ahantu Imana ikabyemera, ariko kandi ikindi gihe bizagutumbagiza ntabwo aribwo butumwa nahawe. Ariko n'uyu munsi na Marriott nayigezemo, yewe n'iriya ndende yitwa ngo niki muyita ngo iki, iriya yo mu mujyi City Tower nayigezemo, izi nzu ndende zose nazicayemo nziriramo zose. Ntabwo ari byo nje kubabwira, sibwo butumwa nahawe, ariko nagira ngo mbabwire, yewe na convention nayikoreyemo amanama arenze imwe, ndatumirwa n'akarere, ndatumirwa n'umujyi wa Kigali, ndicarana na ba meya na ba meyazi n'abandi, ndarya shandanywa inkweto nangirambuye nk'abandi bagabo, nakireba nkavanga, ariko Mana, Satani wari waranyirukanye ahantu, Mana ndagushimira ko wangaruye ahantu. Nagira ngo mbabwire, hari ahantu Satani yabirukanye, ariko Imana mu kuyizera igiye kongera kubasubiza ahantu. Hari igihe mperutse kugira invitation y'umujyi wa Kigali, natumiwe, bari kumbwira ngo nyakubahwa umuyobozi w'itorero pasiteri, turabasaba ko mu bashumba bo mu mujyi wa Kigali tuzabana namwe kuri hariya murabona hakurya hariya kuri convention. Buriya harimo amasara atandukanye, hari sare twahuriyemo maze banyicaza imbere, hari ukuntu nyine nanjye ntebeza, sinambare nk'umuturage uvuye Cyangugu, ukambara nawe ukavata, ariko sinzi umuprotokora barambonye ati ngwino aho nanjye ndicara ndaramba, sigara Satani ari kumbwira ati erega waraje, tinaraje koko, hatubura hicaye, tindahicaye koko kubera Imana yanjye. Bagiye kudusereva, reka mbabwire, ntimureba mufite inzara ntabwo murarya, hari abantu batari barya, nukuri ko nukuri narahira muri mwe hari abantu batari barya, ndabarahirira Imana nkorera muri mwe hari abantu batari barya. Baduteguriye ibiryo bya saa sita, mbura ibyo mfata, mbura n'ibyo ndeka. Imana irambwira ati yewe mwa, urabona ko nakubwiye ko nzakumara inzara, nabandi burya ntubeshye, uri uwo kwizerwa, nubwo tutakizera uri uwo kwizerwa. Harangije hari utuntu batubwiraga, hano ufata imbuto, hano ufata amaji, hano ufata ibi, hano ufata ibi. Ndebye nifatira imbuto barizo nirira nk'eshatu, mpita ndahaga ntariye. Uri inzara ingana n'uko wabibuze, ariko umunsi byaje uzahaga, sha izashira burundu. Bwana asifiwe. Haleluya, haleluya. Ndagira ngo mbabwire akantu gatoya, ujye utekereza ibyiza. Kanongere nk'ikibabwire, ujye uhera utekereza ibyiza, wiyatureho ibyiza, wivugeho ibyiza. Abahanuzi nibanga kubikubwira ubyibwire, abavuga butumwa nibatabikubwira ubyibwire, kuko nta wundi ugukunda usibye wowe n'Imana yawe. Wowe ibyo mama watakwatuyeho ujye ubyiyaturaho, ibyo se atakwatuyeho uzabyiyatureho, ibyo bene wanyu batakwaturaho ujye ubyivugaho, ujye uvuga ngo nzabaho neza, nzarya kubw'Imana, nzatera imbere kubw'Imana, nzabandi umugore wo kwizera, nzagera kure, nzagera heza, abana banjye bazabaho, urubyaro rwanjye ruzakomera kubw'imbaraga z'Imana, nzava ahantu ngera ahandi. Manaseto rako shamayba. Kutimenya urihamba, uri umukandida w'ibyiza, uri umukandida w'ibyiza, kuko wizeye afite byose. Imana yakemera kusonza none, ariko soza aho rushonje. Imana yakemera kubura amafaranga, ariko nturi umukandida wo kubura amafaranga, uri umukandida wo gutunga amafaranga. Yewe Imana yakemera ukaba muri Kigali ugendesha amaguru, ariko aba bose bagenda mu mamodoka bagendesheje amaguru. Umva nkubwire, Imana yakemera ntugende mu ndege muri iki gihe, ariko iminsi izaza uzazindura nk'amatagisi. Ibyo birashoboka, ni wowe Imana ifite kuzahura. Ibanga ni rimwe, gumeza wizera Imana. Naho ibyiza turi mu nzira yabyo. Bwana asifiwe. Haleluya, haleluya.
umunsi umwe umuvandimwe arandeba arambaza ati ariko biracyakora neza mu mutwe, ivisi ntabwo zavuyemo? Ndi oya ziracyarimo. Ongera ukoremo numve. Ziracyakora? Yego ziracyakora. Hari ibintu byawe bya Bibiliya mu gitondo Bibiliya, nimugoroba Bibiliya, majoro Bibiliya, ubu ivisi ziracyakora neza? Ndi yego ziracyakora. Uyu munsi asigaye ambwira ati ya Mana yawe irahambaye. Ninjye umuha uhari abantu uzaha kubwo kwizera. Urizera ugatungisha, ntabwo uwizera bamutunga, uwizera atungisha abandi, kuko Bibiliya ivuga ngo uwizera azabeshwaho no kwizera. Ariko nasubira inyuma umutima w'Imana ntuzamwishimira. Nicyo gituma bizera Imana babeshwaho no kuyizera, bagenda bafite ibirenge byo kwizera. Ikwizera ndi kugira ibihagarika kwizera. Nta misozi ihagarika kwizera, nta nyanja zihagarika kwizera, nta misozi yahagarika kwizera, nta nzugi zakingirana kwizera, nta kintu kiriho cyakingirana kwizera. Nta gereza bafungiramo kwizera ngo bishoboke. Kwizera ndi bagufungirana. Bwana asifiwe. Ndagira ngo wongere wizere Imana. Bwana asifiwe. Ingumba zizeye zarabyaye, ibipfa amatwi bitumvaga byarizeye birumva, impumyi zari zarahumye zarizeye zirahumuka. Mbabwira ibirema byari byararemaye bigenda biremaye byarizeye birahaguruka. Kwizera gufite amaguru. Bwana asifiwe. Niko Bibiliya bivuga. Nimusoma kwa akaverise kamwe mu Baheburayo 11:24. Ngira ngo niho somera twumvi. Kwizera kugira amaguru. Urashaka kubona impinduka, zamura kwizera kwawe. Abaheburayo Abaheburayo 11:24 hari uhageze ahadusomere. Mumuhe mikrofone adusomere. Niko kwatumye Mose ubwo yari amaze gukura yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo. Gasubire mwa kandi muto. Kwizera niko kwatumye Mose ubwo yari amaze gukura yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo. 25. Kwizera ahubwo ahitamo kurengananywa n'ubwoko bw'Imana, abirutisha kumara umwanya yishimira ibinezeza by'ibyaha. Komeza numve. 26. Kuko yatekereje yuko gutukwa bamuhora Kristo ari ubutunzi buruta ubwo abanyegiputa babitse bwose, kuko yatumbiraga ingororano azagororerwa. Kuko yatumbiraga ingororano azagororerwa. Amen. Amen. Yicarire. Ndagira ngo mbabwire mwumve ikintu cyitwa kwizera. Farawo ni umwami wa Egiputa. Egiputa y'icyo gihe yari empire cyangwa se niyo yari iyoboye nk'uko Amerika uyu munsi twirirwa tuvuga ngo niyo iyoboye isi. Icyo bita Egiputa niyo yari iyoboye muri icyo gihe. Uwo muhungu witwa Mose yitwaga umuhungu w'umukobwa wande wa Farawo. Afata Farawo amuhuza n'Imana, abona Farawo yarangiye, akurikira Imana yo kwizerwa. Ndagira ngo mbabwire nta kintu kiruta Imana yawe, nta n'umuntu uyiruta, ngo kuko yarabirebye abona Farawo afite igihe gito azarangira, ariko Imana yacu ni Arufa ni Omega, niyo tangirira ikaba n'iherezo. Iravuga ngo mu byaremwe niyo ntiyaremwemo, niyo yabiremye, ahubwo arareba ngatumbira ingororano azahabwa abona ntizihwanye n'iz'abanyegiputa. Mbabwire Imana dukorera dusenga, ingororano izaduha ntabwo zihuye n'iz'abanyegiputa. Kuba warahisemo kwizera Yesu wahisemo neza. Kuba warahisemo Yesu, hari ibyaha waretse, hari ingeso mbi wari kugenderamo urazireka, hari ibintu bibi wari gukora urabireka, yewe hari ibyaha byinshi wari kurya ukabana n'abapagani urabireka, wemera guhara ibyo byose, wemera gukurikira Imana, wemera kwizera Imana. Iyo Mana nizagukoza isoni, nubwo abantu bavuga ukwabo bazabirebesha
guhindura amateka. Reka tuyikomere amashyira bikwiriye n'umwungeri mwiza. Ngo kuko yabonye ko atakwiriye kwishimira ibinezeza by'ibyaha byo muri Egiputa. Bavuga ngo bambutse n'inyanja n'amaguru ko n'ukwizera. Ngo bambutse mu kwizera baragenda, ngo abanyegiputa babigerageje bararengerwa. Kubera iki? Abo bambukijwe no kwizera, ababigerageje bararengerwa. Iyo muri twarimo kwizera hari inzira Imana igiducira, ababigerageje bakarengerwa. Iyo itufite kwizera muri twebwe, hari abantu bashobora kudukurikira bakazatugwa inyuma. Abagabo bo kwizera ntawe ujya ubakurikira ngo abafate, abagore bo kwizera ntabwo barogeka, abagore bo kwizera ntabwo basuzugurika. Umva mbabwire, kwizera iyo ugufite ubangamira isi, urayicanganyukisha, urayicanganyukisha, urayicanganyukisha. Subira mu ngo kwizera, kwizera. Uzi ikibazo dufite cyo muri iki gihe, abakristo ba none ntibizera. Uramuhanurira akabisigaho, wamusengera kumva nyine birarangiye na runaka aransengeye. Reka da, burya kwizera birema ikintu uwo munsi. Urizeye hari icyo Imana irakuremera uyu munsi. Urizeye hari ikintu Imana irakuremera. Umva mbabwire, hindura imitekerereze. Ibyaha byinshi bikorerwa hanze hano bingana nuko isi bashuka ikababwira ngo mwebwe tureba muzapfa ejo. Abati n'ubundi sindiho, n'ubundi nararangiye. Akiyahuriyo akagenda kugeza ubwo azasinda, akanywa urumogi, agapapana, akarangira. Ariko ubuzima bwacu iyo bwizeye Imana, iyo bwizeye Imana, impinduka ziraboneka. Amen, amen, amen. Hindura imitekerereze uzamure kwizera kwawe. Bibiliya iravuga ngo uko umuntu atekereza niko ari. Siko biri bivuga mu migani? Siko bivuga mu migani? Imigani reka turebe Imigani 23:7. Kuko uko umuntu atekereza ariko. Amen. Hari abantu batekereza nabi. Atekereza aciriritse. Ubu hari abantu bari kuvuga ngo ubu ndagiye nsubiye mu cyaro, uzanajyayo kandi koko. Ati ngende kumva nzapfa ejo, kandi koko uzanapfa nurangara. Ati ngende kumva. Kuko uko umuntu atekereza niko ari. Iki kurimo, Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Umuntu nibyo atekereza. Iyo utekereje nabi ubaho nabi, iyo utekereje neza ubaho neza. Amen, amen. Somera numve 23:7. Rekeraho nguko kuko atekereza mu mutima ariko irekereraho. Reka mvuge kano gusa, kuko uko umuntu atekereza ariko ari. Full stop. Mukwiriye kugira inzozi zagutse muri mwe. Amen. Nugira inzozi zagutse abantu bazakubwira ngo ipasa muremure, ariko nawe uzi kwipasa muremure. Ukabwira abantu ngo ngewe ndumva ngiye kugira amangazini hano Kimironko, atari kuzi kwipasa muremure. Umva nkubwire, abahanga bazi kugira intego bakora intego nini y'igihe kirekire. Abahanga bazi gutera imbere mu byo kwizera bahora bategura icyerekezo kinini kibasumba. Reka nsa nubahure hano iwacu i Rwanda dufite ingengo y'imari y'umwaka. Murabizi hano mu Rwanda ibintu byose bitegurwa bizakorwa mu mwaka bategura ingengo izabikoresha, ariko kandi hari n'igihe ya ngengo y'imari irangira bitarangiye, bakongera bakabisunikira mu wundi mwaka. Bakavuga ati nubwo uyu mwaka urangiye bitagezweho, ariko tubishyize mu wundi mwaka, nabyo bikaza. Igihe cyose rero utazi kwipasa muremure, igihe cyose utazi kwipasa muremure, nta nubwo uzagera kure. Ukwiriye kwizera ibigusumba, kuko kwizera kugomba kuba kugusumba.
kwizera ntikureshya natwe kwizera kura. Niba wizera ibingana n'ukureshya ni ikibazo cyo mu mutwe, imitekerereze. Amen. Amena. Amena. Ni bande bazi Sarkozy? Sarkozy w'Ubufaransa. Sarkozy muramuzi? Sarkozy irindi yitwa nde? Nikora. Umunsi avuka yavutse arerwa na mama we ariko atabana na se. Umunsi umwe yamurebaga aramwitegereza, nyina aramufata mujyana muri sara amubwira ngo mwana wanjye ati karame, ati ndagira ngo umbwire inzozi zawe wumva uzabiki. Aramubwira ngo ndumva nzaba perezida w'iki gihugu cy'Ubufaransa. Ati urumva ubyizeye? Ati ndabyizeye. Urumva ubyizeye? Ati yego. Azana ubuzima bw'abaperezida uko babaho, arabumwereka. Aramubwira ngo perezida wa repubulika ntabwo aryagagura ku muhanda, perezida wa repubulika ntabwo anyara habonye hose, perezida wa repubulika n'ubwiherero ajyamo bukwiriye kubibanga, perezida wa repubulika ntabwo ajya ku ishuri ngo agende ajagaraye n'abandi bana, perezida wa repubulika agira intego, perezida wa repubulika akorera kuri gahunda. Aramubwira uzabishobora? Ati nzabishobora. Atangira kumutoza, aramutoza, arakura. Uyu munsi yabayewe cyangwa ntiyabayewe? Ntabwo ari se wabimufashijemo, se ntiyarahari. Nyina yaramubwiye ngo dore niba warose kuba perezida baharya, perezida agenda atya. Ibyo ntabwo yari amasengesho, ni ugutegura umuntu gusa kandi ukamutegura mu cyerekezo yizereyemo akigeraho. Ndagira ngo nkubwire, nutekereza ibintu byagutse ntibazaguca intege, nutekereza ibintu bigari ntibazaguca intege, nutekereza inzozi zawe ari ndende ntibazaguca intege, kuko icyerekezo uganamo iyo ucyerekejemo ufite intego uragenda. Murizeye? Bwana asifiwe. Timurebe uru rusengero tugiye kubaka. Nubu hari abatahana amagambo iyo barubonye batari ko pasiteri nazi kwipasa muremure, kandi nibarwicaramo ayo magambo bazayibagirwa ko bayavuze. Bazavuga ati burya bigira ute? Birashoboka. Rero atasiyo, nutirotera bazakurotera. Wowe niwanga kwirotera ibyo utekereza ngo ubishayininge hanze, ubishyire hanze, abandi bazagushyira mu byabo. Dore rero kwizera kukwemeza iki? Kukwemeza ko ari ikintu kikurimo kandi kigomba gusohoka kikajya hanze. Hari inzozi zawe zigomba kuzura zikaba impamo. Niba uri kurota kuva mu Rwanda ukajya kuba muri Amerika, bizaba biri muri wowe. Niba uri kurota kuzubaka Makuza City Plaza hakurya hari amazu ariho amazina, birashoboka. Bariya ni abantu babitekereje babigeraho. Ntabwo namamariza abantu hano, ariko nagira ngo babwire hano dufite amazu yanditseho amazina y'abantu atari aya leta, ari ayabo. Ntabwo babivukanye, barabirwaniye babigeraho. Kwizera gushobora gukorera no mu bapagani, akizera ikintu akakibona, ariko abakristo basenga akajya kubwira ati ntibishoboka. Akizera kazaba Nyakariro gusa. Ati niharya Nyakariro ni hehe? Ati mundangira Nyakariro ni iwacu. Atakabaragiye mwene data Nyakariro. Ati naho Nyakariro mbonye harateye imbere, nimunshakire Rwamagana. Yagera Rwamagana ati reka dati muri vile sinahaba. Ati munshakire hakurya Rwamagana, ati hari haba intoki nyinshi. Uzajyayo kuko amaso hareba ni hazakwerekeza. Biragoye kugira ngo nzakugarure nkuvaneyo. Icyo bita kwizera kugira amaso. Uri kureba iki? Uri kumva iki muri wowe? Amen. Amen. Mbabwira ibindimo kunabikinishije ntazi ko ngirishije bidakinishwa. Numunsi nari ngiye kubatizwa. Pastor rambaza ngo urumva wakorera iki Imana? Ati ndashaka kwambara karuvati nkawe nkaba pastor. Arapfukamisha aransengera. Ngira ngo bisigayeho. Naho ndabikurikiranye biragiye. Umunsi nari maze gufatisha amafaranga arambwiye ati va mu mafaranga. Uri pastor? Ndiyewe. Ndi pastor ndirakareka. Naho wa munsi byabaye, wa munsi bandambikagaho ibiganza. Ari byo nsabye. Hari icyo usaba Imana yakiguha. Imana yakiguha. Hari icyo usaba Imana yakiguha. Mbariza mwene se ngo hari icyo usaba Imana yakiguha. Reka mbabwira akantu gato ko kwizera kuntu gatangaje. Umunsi umwe hari muri 2002 nabwiye umuntu twari kumwe ndabubwira ntingiye kujya Kigali. Ati Kigali?
arambwira ati ngusezeho urapfuye n'imva yawe sinzayihagararaho, genda urapfuye. I Kigali ntihaba ibiryo, ngo haba abanyenzara benshi, ngo barapfuye, nta wahundi ibiryo, ntiwajya kwa runaka ngo waguhe ibiryo, nta waguha amazi, nta waguha ji, ngo I Kigali bararya ntibahaga, ngo wahaza arapfuye. Ati Kigali ugiye, ati yo mbirota 2002 2003 biruzura, ndaza. Ibyo yavuze byarabaye, inzara yarandiye, ariko ndihangana. Inzara irandya, abantu munza, abasore bari baranzanye barasubira mu cyaro barigendera, nsigara ndafite nayo nakishyura inzu bandahemo ya 15. yari inzu ihenze cyane, 15 2003, yari inzu nziza iryoshye cyane, hari akimicanga mu Rwintare munsi ya Lib, niho twari turi Rwintare. Irahandira inzara we, irandya, ariko ndihangana, ndashinyiriza, nzakugumamo. Kigali naje uninge nzakugumamo tu. Ngaho bara 2003 yahashize imyaka ingahe? Ibaye ingahe? Ibaye imyaka ingahe ndi muri Kigali? Abo bose bagiye banzana bakanta bagasubira mu cyaro, birirwa bandeba ku mateleviziyo gusa, bakanyandikira message ngo twakubonye kuri televiziyo, kandi bazahora bandeberaho iyo bariyo nanjye nda. Kandi mu minsi igiye kuza ngiye kurira indege nje muri Amerika, mfite rendezvous yo kujya muri Canada, ni minsi mikeya, naho bazajya bankurikira ndi ku mateleviziyo. Si ikindi, ni umutima wizera, ntabwo ari ubwenge mbarusha, ntabwo ari imbuto navukanye. Umutima wizera ugeraho abandi batagera, ureba abandi batareba, ukangura ibindi byasinziriye, ukamenya ko ari ibintu byawe biryamye. Ni wizera uzajya kubona ubone hari ibintu biri kumera bizamuka. Kwizera kubasha gukangura ibyasinzire bigakanguka. Kwizera, urashaka impinduka, ongera uzamure kwizera. Ibimenyetso bizakubwira ko watakaje kwizera, gusenga uzabigabanya, amasengesho wasengaga tuzaba ukiyasenga. Ngaha nasengeye ngo ntazarwara igifura, ngo utazarwara iki, ngahanga imisozi nazamutse ngo umva ngo ndarushye. Ubu nibwo bwo kuyizamuka. Amasengesho wasengaga ongera, wicogora. Gusenga barongera ntibamanura, gusenga. Imana ibaha umugisha. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Iyo ntinye ko kwizera kwanjye ari guke, kandi yongiye kuneshwa. Yesu aramfata, Yesu aramfata, akankomeza, kankomeza, kuko ankunda, kuko ankunda bihebuje. Arankomeza, Yesu aramfata, Yesu aramfata, akankomeza, akankomeza, kuko ankunda, kuko ankunda bihebuje. Arankomeza. Iyo ndirimbo ni yakangaye tuyiririmbane. Yesu aramfata, Yesu aramfata, akankomeza, akankomeza, kuko ankunda, kuko ankunda bihebuje. Arankomeza. Yesu aramfata, Yesu aramfata, akankomeza, akankomeza, iyandeka, iyandeka, kuko ankunda, nubwo ndi mubi, anyishimira, anyishimira, nubwo nduwe. Yesu aramfata, Yesu aramfata, akankomeza, akankomeza,
w'Imana. Ndagira ngo dufate umwanya wo gusenga, wikicara. Imana yambwiye irashaka kukugirira neza, ariko zamura kwizera kwawe. Amagambo ukwiriye kuvuga akwiriye kuba amagambo y'ubutsinzi, yatura ubutsinzi, yatura ubutsinzi, yatura kunesha, yatura ubutware, yatura gukomera. Ndagira tugiye gusenga, ndashaka gusengera abantu b'Imana, ndabasengera kandi ndabasengera rwose. Ariko kiriya gihande sinzi n'abanyumvishije, twavuze guhaguruka, kandi ndabona muri urubyiruko muhaguruke nyabune, muhaguruke mwihangane, ndabizi ko mutarwaye, muri abana batoya. Amen. Umuntu wemerewe nyine n'urwaye nka Liliane, ariko abandi tugiye gusenga Imana. Uyu mugoroba Imana yongera izamure kwizera kwawe, yongera izamure kwizera kwawe. Icyo umwanzi ashaka ni ukugira ngo akunanize, kubwira ibikugize, n'ibyo utekereza, n'ibyo uvuga, watura. Jya wanga ibintu, jya ubzanga. Satani ntakwikoreza imitwaro ngo uyikorere. Ntukemere kwikorera amaganya ye, ntukemere kwikorera ku gasuzuguro. Jya ubwira Satani ngo uyu mutwaro si uwanjye, uyu mutwaro si uwanjye, uyu mutwaro wanyikoreje si uwanjye. Ntukavuge ngo indwara yanjye, ntukavuge ngo ubukene bwanjye. Ibyo bintu nyine turabyanga. Niba ari ubushomeri ujye ubwanga, niba ari abakurwanya ubyange, niba ari abakugenza ubyange. Bwana asifiwe. Twongere tuzamurire Imana amaboko tugire dutya yemwe. Haleluya, 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 haleluya. Babwire ikosa mutazakora. Yesu yashaka kukugirira neza, arakubwira ngo mbese ufite kwizera. Mbese ufite kwizera. Aramubwira muri bwa butware bwe, aramubwira muri bwa bushobozi bwe, ati ikomere ururimi bwawe wigendere. Yesu we urashoboye, urashoboye. Ndagira ngo twinjire mu mwanya wo gusenga Imana, uko ndashaka guhanura uko nahawe, ariko namwe munyemerere mumbere abanyamwuka, sibyo? Abaririmbyi iyo ari giye uyoboye, mikoro zanyu ziba anda yanjye, sibyo? Icya kabiri, muririmbe nyine nk'abantu mwuzuye umwuka wera, sibyo? Kandi turaririmba kandi turashaka ko dusenga. Aramubwira muri bwa bubasha bwe, aramubwira muri bwa bushobozi bwe, ati ikomere ururimi bwawe wigendere. Yesu we urashoboye, wowe wasuye umwana wa Yayiro. Yesu urashoboye, Yesu we urashoboye. Ndagira ngo dufatanye. Twatangiye.
yareba hirya no hino akabura umutereramo, yareba hirya no hino akabura umutereramo. Imbeho yari nyinshi yaramusangaga, imvura yagwa ikamusanga, izuba ryava ikamusanga. imbeho yari nyinshi Yaramusangaga, imvura yagwa ikamusanga, izuba ryava ikamusanga. urizeye mbariza ngo mbese ufite kwizera? mubaze ufite kwizera? iki kirere umwuka w'ubuhanuzi wamaze kugera muri iki kirere. hari ikintu numva Imana ishaka kugukorera, hari ikintu Imana ishaka kugukorera, ariko ufite kwizera. ufite kwizera, ufite kwizera. ndabaza ufite kwizera, ufite kwizera Imana? hari ikintu Imana ishaka kugukorera, ndagira ngo ubyakire ubyumve ko ari ibyawe. hari ikintu Imana ishaka kugukorera. iyo usomye Mariko 11 ku murongo wa 20 havuga ngo iki? iryo jambo ni iryacu tugiye gusengeramo, kandi wizere hari icyo Imana ishaka kugukorera. Amen. urabona uyu musore ngwino hano, uyu mureba bari baramutanze igitambo, uri umushyitsi hano. uyu mwanya muri we ufite ibintu urara urwa usa naho biza kukuniga. iyo bikuniga biza mu masaha ya ryari? saa 8 bishyira saa 9 za mu gitondo, buri gucya urarurwana nabyo bikuniga biza kushaka kuguheza umwuka. cyane rwose. nimurebe ku ntangana, Imana irambwiye ngo uyu mwaka bari bamaramaje ko agomba kuwupfamo akagenda. murebe ku ntara umusore, murebe ku ndasa neza, ariko ubu mureba ntabwo ari kurenza ukwezi kwa 11 akiri muri uyu mubiri. Imana irambwiye ngo imugaruriye ubuzima, kuko igaruye ubuzima. Imana icyubahiro. Amen. Haleluya. murareba ku ntara umusore, n'umusore wateruyemo utuntu nyine ariyumva ukuntu. ariko se murabizi ko urupfu rurya bose, rurya ababyibushye, rukarya abananutse, rukarya bafite miskre. izi za miskre ziraribwa. Imana irambwiye ngo yanze kuribwa musore mutoya, igiye kugukiza. uyu muntu wari waragutambye igitambo, Uwiteka agiye kubohora. Amen. Haleluya, haleluya. Mumere Imana icyubahiro. pfukama hano, pfukama hano musengera. agakiza gatashye muri wowe. Imana iguha agakiza. ninde wakuraritse? ninde wakuraritse? ninde wakuzanye? Ni sisteri. ninde wamuraritse? ni wowe. Systeme, witwa Systeme wowe? Oya, ni mushiki wanjye yitwa Claude Drosera. yitwa sister, ukamwita Systeme. ariko nukurera ni mushiki wanjye witwa Drosera. yitwa Drosera. Yego. urakizwa se? cyane rwose. uremera gukizwa? cyane. ndabyemera kandi cyane mbifite ku mutima. ubifite mu mutima? Yego. reka dushimire Imana. Haleluya. uyu musore wanyu musa naboroshya kubyuma. uyu musore ni musaza wawe. watekerezaga ko azakizwa akakira agakiza? wari ubifite mu isezerano? wabyizeraga gusa? uyu munsi agakiza gatashye muri we. Haleluya. Amen, amen. Mumere Imana icyubahiro. ubundi amagambo mwari muzi kuvuga nayuko atazarama azakenyuka, ariko uyu mwaka ntiyagombaga kuwurenza. Imana irambwiye ngo Edouard, uriya mwana ureba uhagaze hariya, genda umusengere umuhesha amahirwe yo kurama. ubu tugiye kumuhesha amahirwe yo kurama karama. Amen, amen. utuye he? mvuka mu karere ka Nyamasheke, ni Cyangugu. ariko ubu ngubu ndi kuba mu Gatsata kwa sisteri. kwa Systeme hariya? ni mushiki wanjye. kwa sisteri. ya ndi no kwiga siziyemu. naje nje gukora stage. waje gukora stage? ubu se timurebe ukuntu
yabyimbye niko agiye kuzabyimba mu gakiza. Haleluya, haleluya, haleluya. Umera Imana icyubahiro. Imana ni imyembaraga kandi ishimye cyane muri kano kanya. Na pasiteri yumve ko mushimiye cyane. None se mubaze, Yego. abapampe urabazi? Abapampe. Yego ndabazi. Abapampe ugiye kubasezeraho, abapampe ntabwo uzabasubiramo cyane rwose, n'abaniga bose uzabasezera. Yego, yego. Uzabazana mu gakiza cyane cyane. Reka dukomere Yesu amashyi menshi. Haleluya. Amen. Reka usubize protokole mikrofone tugiye kumusengera. Murakoze cyane kandi abashimiye. Mureke mbabwire, uyu gukizwa byari kuzaba ikibazo, ariko agakiza kamutashye mu uyu munsi. Icya kabiri, murebe namwe gupfusha umwana muto nk'uyu bakamuhamba aribwo akirangiza segonderi, wajuje gukora stage hano i Kigali. Reka murambure ibiganza mwerekeze hano. Mana yampamagaye, Mana yo kwizerwa, wowe ukora ibitangaza bitarondoreka, wowe ugira ubuntu butanyeganyezwa, wowe se w'imbabazi, wowe warira gukiranirwa ku bwoko bwawe mwami. Ndamusengera mu izina rya Yesu. Senya uyu mwuka mu izina rya Yesu. Senya izi mbaraga katika jina la Yesu. Ndasenya uyu mwuka katika jina la Yesu. Uyu mwuka numurekure, soka muri we. Fire mana seto rakoshama. Rekura, ntuzongera kuza kumuniga. Murekure, murekure ndumutahamo. Genda, soka muri we. Soka mbaraga y'ikuzimu we. Soka mbaraga y'umwanzi we. Soka, 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 soka. Muvemo, muvemo, genda. Genda rekura, soka, soka, muvemo. Genda, 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 soka, soka, rekura. Genda. Wa mwuka we muvemo. Genda, genda, rekura, soka. Vamo. Fire, seleko. Genda, ntabwo azapfa. Soka mutima we. Soka, fire. Pesa rakoshama. Pesa nima enakoshatoriwa sadaba. Uramuvamo, genda. Va mu mutwe, va mu mutwe. Genda, genda, muvemo, 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 muvemo. Soka, 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 genda. So, pesa nima. Ntabwo yazapfa zarama. Genda, muvemo. Rekura ubugingo bwe, rekura umutima we, rekura. Genda, 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 genda. Soka, soka. Katika jina la Yesu. Nagushimiye kumubohora mwami kubw'ubuntu bwawe. Urakoze kubw'imbabazi zawe. Urakoze kukuboko kwawe kwiza kumukoraho mu buryo budasanzwe. Urakoze kumukiza mu izina rya Yesu. Amen. Reka dukomere Yesu amashyi menshi. Ndagira ngo mbabwire, uyu mwana yari yaratambwe igitambo. Nimurebe ko ntari umusore ufite imbaraga, ariko imyuka imuhindura ubusa. Guhera none akuwe ikuzimu aho yari yaratanzwe. Guhera none Imana imuhaye ubwenge, imuhaye kumenya, imuhaye kujijuka. Ndagushimiye kubikoze Yesu. Reka dukomere Yesu amashyi menshi. Arabikwiye. Subira mu mwanya wawe, genda wicarira hari. Ndashaka gusengera abantu. Zambaraga zose zandwanyaga wasiribatiko ndetse n'ibisigisigi byazo ubona bubasha bidifite imigambi yawe si iy'abantu. imbaraga zawe si izabo ibidashobokera abana b'abantu. Imbere yawe birashoboka. ndashaka ngo Imana yo kwizerwa, Imana y'imbaraga igaragare muri uyu mugoroba. Subiramo ngo Imana iragaragara uyu mugoroba. Imana iragaragara muri uyu mugoroba. Imana iragaragara uyu mugoroba.
reka dusubiremo ngo Imana iragaragara uyu mugoroba. Imana iragaragara uyu mugoroba mu izina rya yemwe. Somera Mariko wahageze 11:20 umanuka ugera kuri 24. Ndagira ngo dusengere muri iki cyanditswe kuko hari ikintu tugiye kwirukana nona. Dusome mu izina rya Yesu. Bukeye bwaho mu gitondo kare bakigenda babona wa mutini wumye uhereye mu mizi. Petero yibutse ibyuwo aramubwira ati, mwigisha, dore wa mutini wumye. Yesu arabasubiza ati, mwizere Imana. Ndababwira ukuri yuko umuntu wese wabwira uyu musozi ati, shinguka utabwe mu nyanja, ntashidikanye mu mutima we, yizeye yuko icyo avuze gikorwa, yakibona. Munyumve neza ijambo ngiye guhanurira. Ngo bukeye bwaho 20. Bukeye bwaho mu gitondo kare. Duhagaze. Bukeye bwaho mu gitondo kare bakigenda babona wa mutini wumye uhereye mu mizi. Petero yibutse ibyawo aramubwira ati, mwigisha, dore wa mutini wumye. Yesu aramusubiza ati, mwizere Imana. Ndababwira ukuri yuko umuntu wese wabwira uyu musozi ati, shinguka utabwe mu nyanja, ntashidikanye mu mutima we, yizeye yuko icyo avuze gikorwa, yakibona. Yagira gute? Ndababwira ukuri yuko umuntu wese wabwira umusozi ngo utabwe he mu nyanja, ukurwa wari urutabwe mu nyanja, akabisengana yizeye, yabibona, yabihabwa. Ndababwira ukuri yuko umuntu wese wabwira uyu musozi ati, shinguka utabwe mu nyanja, ntashidikanye mu mutima we, yizeye yuko icyo avuze gikorwa, yakibona. Rekerera. Dore ibintu bibiri ngiye gusengera. Hari umusozi tugomba gushinguza ku buzima bwacu. Murabona Yesu yaravuze ngo wa mutini we ntuzongere kwera ukundi. Bukeye mu gitondo basanga wagize ute? Wumye. Reka nguhe message. Ikintu tugiye gusengera nona, ejo uzatangira kubona igisubizo cyanjye. Haleluya, haleluya. Ari ikirere numva umwuka w'Imana akomeje kumpa message ivuga ngo hariho ikintu kigiye kubaho nona. Hari ikintu tugiye gusengera kikaba ryari apana ejo. Ejo nukukibona, none nugusenga tugisengeye, ejo tukakibo. Imana irashaka kubikora. Imana irashaka kubikora. Niko mama, waturutse he n'uwo muhungu wawe? Utuye he wowe? Utuye Kimisagara? Nibwo bwa mbere nawe waje hano? Imana yambwiye ngo nkubwire, mu buzima bwawe Satani yari yasabye urugo rwawe, ariko Imana irarwimanye. Guhera nonaha Imana igiye kurandura igiti kitatewe n'Uwiteka cyarwanyaga urugo rwawe. Igiti cyose kitatewe n'Imana, Bibiliya ivuga ngo kizagira ute? Kizarandurwa. Hari ibiti tugomba kurandura bidushaririye, bitubereye amahwa duhanda. Kuki tubana nabyo, kuki tugendana nabyo, kuki twicarana nabyo. Imana irandura igiti cyose kitatewe n'Imana, ikirandure kandi gitabwe kure yacu mu izina ryande. Nk'ubu umuntu yaraje yibasira urugo rwawe, ararwibasira ineza, ararushyize mu mwobo, ariko Imana iramwengira kuramiye. Imana ni nziza, Imana ni nziza. Umva mama, wowe uraho ngaho inyuma, wowe wikoze wirebe inyuma, uri umucuruzi, ucururiza he? Aravuga ngo niki? Numuzu urazunguza. No, ijambo ryambwiye ngo Imana nk'ubu Imana iri kumbwira ngo imuhaye aho gucururiza kicaraga. Jambo kuzunguza. Utese tuzunguza dufite Imana.
yego birashoboka, ariko iyo ni intambwe, ni step dutera uva ku ntambwe ujya ku yindi. Imana igiye kugushingira ahantu iduka, tuzongera kugenda mu muhanda, tuzongera kwiruka inyuma y'abantu. Abantu baje kugushaka, abantu baje aho uri, abantu baje bagusanganiye, kuko ari Imana igira neza. Mureke tuyikomere amashyi menshi, irabikwiriye n'umwungeri mwiza. Haleluya, haleluya. Urarwaye ibere, urwaye irihe bere, ngo ngwino hano, nyitaba hano, ngwino hano, ngwino dukure mu iyo kanseri, ngwino tuvane mu iyo kanseri. Nicyo twahawe. Imana igiye kumukiza kanseri, nta muganga, nta ndege yuriye, ni Imana irakora imirimo muri iri teraniro. Nabwiwe ngo isengesho tugiye gukora nona rigiye gukora ikintu. Pfukama hano, ngwino hano ufata iryo bere, ngwino. Mureke tumwirukane mu iyi kanseri. Warayihanuriwe, urayibwirwa kizakwica, bakubwira ko bizagenda ngo kanseri izaza mu ibere, none ahigiye gusohokamo. Dore n'urunyo rurimo, ruragenda genda, raribwa bikomeye, n'urunyo rwa kanseri. Guhera nona Imana irumusosoyemo. Pelima sekolema, baliwa sako shata rako shima. Bia sito tiko shada rama sibea. Imbaraga z'Imana, imbaraga zikiza, imbaraga zihindura, mu izina rya Yesu ngikora kuri we gusa. Birarangiye, ndayisenye katika jina la Yesu. Uhera nonaha uyu mwuka wari wamwatatse wa kanseri. Mureke twongere Yesu amashyi we. Haleluya, haleluya, haleluya. Paleko sitirika shaba. Birarangiye. Mana nkoze kuri we, uhereye none ntazongere kugira iki kibazo cyo kuribwa iteka ryose. Kora kunda ye. Turagushimiye mwami, mufatire kunda araribwa. Mana ndasenze ntazongere kugira ikibyimba cyo mu nda n'umunsi n'umwe. Benema site tiko shako rako siderawa. Imbaraga z'Imana zidasanzwe, imbaraga zikiza. Dusenye ikibyimba icyo ari cyo cyose, dusenye buri mwuka wose, turamenagura, turatwika, turasenya, turarimbura katika jina la Yesu. Muriro wake katika jina la Yesu. Urakoze kubikoze mwami, urakoze kubohoye burundu. Reka dukomere Yesu amashyi menshi. Ariko mpanura uyu mugoroba, mpanure yemwe profesai, mpanure yemwe, mumbwire mpanure. Hari abantu batabishaka, mpanure. Erega ndi kumva ari byo nahawe, kandi ntabwo ndagumamo, ngumemo, ntabwo mbumva, tugumemo. Ejo kizaba cyarangiye. Hari umunsi ugiye kukireba, ugishake ukiburi, ugishake ukiburi. Ndagira ngo dufate umwanya tugiye gusenga, kandi ndagira ngo usenge, ndashaka nanjye kubasengera. Senga, haguruka. Pastor, dusome n'uyu murongo. Ngo nicyo gitumye mbabwira nti ibyo musaba byose mubishyizeho umutima, mwizere yuko mubihawe kandi muzabibona. Donc ibyo mugiye gusaba mubishyizeho iki? Mwizere ko. Ariko badi ni nkamwe. Ibyo mugiye gusengera mubishyizeho, mwizere ko. Reka dusenge. Mwami Yesu, turi imbere yawe, uri umwungeri mwiza. Aba ni abana bawe bageze mu nzu yawe. Turasenga mu izina rya Yesu, nyemerera wumve busabe bwabo. Turasenga aka kanya, gupfukama kwabo ukumve, guhagarara kwabo ukumve, amarira yabo yumve, uko batakubumve mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana, imbaraga zidasanzwe, imbaraga zibohora, imbaraga zibeshaho aka kanya, imbaraga z'umwuka wera, reka zisenye ibihome byose by'umwanzi. Uko basaba, uko basabye birabaye, ibyo batuye biraba, ibyo basengeye biraba mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Imbaraga zawe zikomeye mwa, imbaraga zawe zikomeye mwa, imbaraga zawe zikomeye mwa. Reka wumve gusenga kwabo, reka wumve kwinginga kwabo. Imbaraga z'Imana,
imbaraga zihindura, imbaraga zirema, imbaraga zikomeye, imbaraga zitabara mu izina rya Yesu. Pela sota rimasha, reka ukwera kwawe reka kugaragare hagati muri bo mu izina rya Yesu. Manura imbaraga, 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 manura imbaraga. Pela sota rako shamariba, imbaraga z'Imana, imbaraga zihindura, imbaraga zirema, imbaraga zikomeye, imbaraga zisenya ibihome by'umwanzi. Senya, 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 fata mbiri iyo migambi yose ya sekibi, rimbura iyo myuka irwanya ubugingo bwabo mu izina rya Yesu. Uri Imana ivuga bikaba, uri Imana itegeka bigakomera, niwe jambo rizima ribeshaho, ni wowe ukora ibitangaza, no windura ibyanze guhinduka. Tegeka mwami, hindura, hindura, hindura. Eri mama sakotara babashakara babasi, iri masetere babashako, ere baba sekaya babasha. Imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, imbaraga zikomeye. Ndagushimira mwami, ndagushimira ko ari cyo ukoze mwami waba, ndagushimira ko ari cyo ukoze mwami, ndagushimira ko ari cyo utegetse mwami, ndagushimira ko ari cyo uremye mwami, ndagushimira ko ari imbaraga zawe zigaragaye mu izina rya Yesu, 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 mu izina rya Yesu. Pere sota rima shakolema, zoni makosite tiko shada ramase, reko shata laka sidirima. Imbaraga zawe mwami, 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 imbaraga zawe Yesu. Imbaraga zawe zirema, imbaraga zawe zikiza, reka zitegeka imisozi, reka ikurweho mu izina rya Yesu. Reka wigaragaze mwami, reka wiyeshe icyubahiro. Urakoze kumvisha gusenga, urakoze kumvisha gusenga, urakoze kumvisha gusenga, urakoze kumvisha gusenga. Urakoze kumvisha gusenga. Uyu muntu wumvishe ikintu cyitwa isereri n'isesemi, naze hano. Wumvi urasenze, wumva isereri iragufashe n'isesemi. Ngwino, 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 ngwino. Wumvishe isereri igufashe, wumva akantu k'agasesemi karaje. Ngwino hano, ngwino. Imana irambwiye ngo umurozi wari warakuroze ibyo yari yarakoresheje biri gusohoka muri wowe. Ele dola seko rama shako seto teko shama. Imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana zimenagura, imbaraga z'Imana zisenya ibihome, imbaraga z'Imana zihindura, imbaraga z'Imana zisenya iyi myuka y'umurozi, iyi myuka y'umurozi, iyi myuka y'umurozi. Genda, genda. Ndaje musenge, umurozi yatwaye ubuzima bwe, ndaje mugarure, ndaje mugarure, ndaje mugarure, ndaje mugarure, ndaje mugarure, ndaje mugarure. Tugomba kugarura ubuzima bw'abantu, kandi n'ikimana yakoze, kuko ari Imana igira neza. Pela siti liko shama, umwuka w'Imana arimo arambwira genda, genda arangusengera. Ngwino, ngwino hano ngusengere, ngwino hano. Tolewa siki shako tala malase, baniwa shako sito tiko shama. Baliwa sekolewa shada ramasini miko shaiba. Oh, diwa sini miko seto teko shakola masini. Banewa shata tota kita saywa. Diwa ya sekole masiki tiko shaibo. Diwa senima. Banimi riko seto teko shayenda. Zoni malaka seto lava. Beni mashala seko shai. Zoni miko teto tika shama. Banawa shata lima siketema. Muhagarare hano ngiye kubasengera, muhagarare. Ndagira ngo mbabwire Imana abanzanye abubona. Ni si wowe ngwemo hariya harija, si wari wicayemo hariya, wari wicayemo hariya anzanye ninde? Ni wowe, ni wowe uvuyemo hariya, hariya wari wicaye,
hariya wari wicaye, uyu mwanya wajyaga kumva ikintu cy'umuriro kiraza muri wowe, ukumva urahinda umuriro, wibazaga ko ari iki. Imana irambwiye ngo uyu mubona afite inzoka y'uruziramire bamuterereje. Inzozi zawe ukunda kurota inzoka cyane, kandi iyo nzoka ukuburyiza iraza igasa nayo iciye mu nzozi igahita igenda. Iyo nzoka ni inzoka y'intumano. Tugiye kubakurayo, baveyo yemwe, nimupfukame hano. Ngiye kugusengera, buretse kubyuka ndaje ngusengere, ndaje mbasengere. Umurozi yaragiye atwara ubuzima bwawe, aravuga ngo azakwica nabi, bizarangiye. Ugiye kubaho, uzarama, uzororoka, uzagwira, uzagira umuryango mugari. Ibyo yakoze birapfuye. Genda wa murozi we, muvemo, genda, rekura, soka, rekura, genda, soka, muvemo, genda, soka, pa, sekaba, rekura, genda, ndagutegetse, rekura, genda, rekura, muvemo, ndagutegetse, sema, pere masama, paya sekwatema, tere sere kore marasa, timase, paya sik, pena sinima, genda, muvemo, penso nema, urahiye, ndagutwitse, byarangiye, genda, soka, para, pesa, payasa, peka, sonema. Genda, urahiye, genda, vamos, genda, soka, penasa, bana seto rama masiko mama, pa, senema, urahiye, genda, rekura, soka, genda, rekura, genda, soka muri we. Muvemo, nekurinda, soka, muvemo, genda, iruka, genda, soka, katika jina la Yesu. Uragiye, muvemo, rekura umutima we, sohoka muri we, sohoka burundu, rekura, genda, rimwe, kabiri, fire, soka katika jina la Yesu. Muvemo, iruka, soka, genda, birarangiye, pena sikore masha. Imbaraga zitwika, imbaraga zirimbura, imbaraga zisenya ibihome z'umwanzi, genda, ntabwo uzongera kumuryamamo, birakurangiranye, wa mwuka mubi, soka muri we katika jina, rekura, fire katika jina, genda, rekura ubuzima bwe, genda, rekura, iruka, vuza induru, soka, rekura, genda, sohoka, muvemo, rimwe, kabiri, soka, rimwe, kabiri, genda, pasa, leko, shamarama, wa murozi we, rekura ubuzima bwe, rekura, genda, soka, genda, soka muri we, soka muri misatsi, soka, genda, iruka, vuza induru, genda, va muri uwo mutwe, genda, fire katika jina la Yesu. Wanzoka we nduzongera kumuturamo, wa mwuka mubi nduzongera kumuturamo. Urakoze Yesu kumubohora, izi mbaraga zamutwazaga igitugu zirarangiye. Urakoze kubikoze mwana, mu izina rya Yesu, fana sekole masidibi. Genda, uyaza azubaka agira urugo rwiza akomere.
iyi myuka yari yaratwaye ubuzima bwe, yari yarashatse kumwica nabi, yari yarashatse kumubabaza, yari yarashatse kumwica nabi, yari yarashatse kumukuramo ibyo wasezeranye. Uyu munsi ndasenye, rekura, genda wa muzimu we, genda, sohoka, genda nagutegetse, genda, rekura, genda, sohoka muri we, genda, rekura umutwe, rekura, genda, rekura inda ye, rekura, sohoka katika jina la Yesu. Uyu mwana ntuzaba ukimwishe nabi, birarangiye. Urakoze Yesu kubikoze, umuriro wake muri we. Reka twongere Yesu amashyi menshi arabikwiriye. Mureke mbabwire, Imana ni nziza. Kuva uyu muntu yarozwe kuva ari umukobwa arinda ashaka kuroga uyu mwanya. Imana irambwiye ngo umuntu wari waramuroze yari yaratwaye ubuzima bwe, bw'umugisha, kabiri bw'umunezero, ahorana umubabaro mu mutima, ahorana agahinda, ahora yumva muri ibyishimo, bikaza akanya gato ariko bikagenda bikaguruka, akibaza uko bigenze. Imana irambwiye ngo wari warekuroze arakurekuye burundu, ntabwo azongera kugira ububasha kuri wowe. Guhera uyu munsi Imana iragushinganishije, Imana irakubohoye, Imana irakubohoye, Imana irakubohoye. Uyu mabaro, ibi birwara warwaragurikaga biragiye, ntabwo uzongera kugira urwaragurika. Izi ndwara zidasobanutse zituruka ku myuka mibi, Imana irakubohoye. Uwiteka guhaye umunezero, Uwiteka guhaye amahoro, Uwiteka guhaye umudendezo, imbaraga z'Imana zigukozeho. Mureke dukomere Yesu amashyi menshi. Haleluya. Nagira ngo mbabwire, Imana yacu irakora, Imana yacu irakora. Haguruka. Umwuka w'Imana yambwiye ngo wari ugiye gucika umugongo wawe ugasa naho ugize ubaye deklase. Nagira ngo mpanure muri aya masaha maze tuze kwinjira mu ijambo ry'Imana. Imana irambwira ngo guhera uyu munsi Imana irinze umugongo wawe gucika, umugongo wawe ugacika, umugongo wawe ugasa naho ucitse mu kabiri. Mwuka w'Imana arambwira ngo ngubwire ngo guhera none igitero cyakugabwagaho ntabwo kizongera kugaruka ukundi. Toreko sido rema shaka la salima. Ndabwirwa ngo kandi Imana ibohoye ubuzima bwawe, ibohoye urugo rwawe. Imana irambwiye ngo umwana wawe arakize, ntazasubira mu bitaro ukundi. Imyuka yamurwanyaga, imyuka yamuteraga, imbaraga zari zaraje kukwica umwana, zari zaraje kuguhekura, Imana izihinduye ubusa, irazikanyaze kuko ari Imana igira neza. Amarira wari buzarire ntabwo ukiyarize. Imana irambwiye ngo agahinda umaranye igihe kirekire ugasize hano, ni Uwiteka avuganye nawe. Ndabwiwe kandi ubuzima bwawe, haba mu nda haba mu mugongo, kuribwa birahagaze. Imana igukuyeho imyuka mibi bakohererezaga. Guhera uyu munsi imbaraga z'Imana zigukirije umwana, nawe ubwawe uzaba amahoro, uzabaho utikanga ikibi. Umwuka w'ubwoba uvuye muri wowe, uyu mwuka w'ubwoba uragiye burundu. Mureke dukomere Yesu amashyi menshi. Amen. Haleluya. Icarire hariya ndaje. Haleluya, 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 haleluya. Mpa gafunguzo ufite, nta gafunguzo ufite mu mufuka? Kora murebe, nta gafunguzo. Ntako wagendanye, wagasize he? Abo wasize mu rugo nibo mubana, nibo barusigaranye. Urwo rufunguzo uyu mwana Imana iramufunguriye, nicyo nari ngiye gukoresha ariko ntacyo. Imana iragufunguriye kandi uzakorera Imana, kandi uzaramya Imana, kandi uzahimbaza Imana. Uwiteka azakurinda, uzaba amahoro masa, uhawe akazi keza k'umugisha.
imana izakugira umugabo wo kwifuzwa. Mureke tuyikomera amashyi. Amen, 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 amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mureke dukomere Yesu amashyi menshi. Umwuka w'Imana arimo ari kumbwira ngo wowe haguruka. Yego. Wehera nona Imana iguhinduriye ubuzima. Hallelujah. Guhinduriye amateka. Hallelujah. Uko wari umaze iminsi urwaye, Imana ikuyeho ibitero by'uburwayi bukomeye. Hallelujah. Imana irambwira ngo kandi ibikuye kuri wowe no ku mwana, kuko ari Imana imenaguye izo mbaraga. Uburinzi bukomeye buje abantu. Hallelujah. Ariko Yesu we, Hallelujah. kubagirira si bibi ahubwo ni byiza, kugira ngo mbare mu mutima w'ibiza ndabakunda. yadusanze. Ndagira ngo mbabwire, iyo twasenze Imana igitanga ingabo zigapfa, mubwire ngo nusenga Imana izatanga ingabo zipfe. Korera kuri mwene se ubimubwira, ariko mubwira ati nusenga Imana izatanga ingabo zipfe. Uzi ko hari igitambo Imana igitanga mu cyimbo cyawe wagapfuyemo, Imana ikemera ko hari abandi bapfa ikakurokora. Murabyumva? Ibyo Imana ijya ibikora. Twiyegereje Evangeliste John, yahagaze, tumukomeye amashyi menshi. Haleluya. Mwamubonye ko yahageze? Muramukunda? Twabanye ku wa gatatu atwemerera kugaruka. Ntabwo ndi burambirane kuko njye ndashaka kubasengera kurinda nta. Ubu nasenze kwizera, nazamuye kwizera, ndasoreza mu kwizera. Hasigaye nawe aratubwiriza, Imana imuha umugisha, ariko njye ndashaka kugusengera. Tumukure mu mbaraga zimutwaza igitugu. Ese muzika aricyo gitumye turi hano? Erega hari abantu tudahuza imyizerere, bazi kubwiriza gusa ko abantu bagomba gukizwa bakazapfa bakajya mu ijuru. Akavuga ati ahirya kujya mu ijuru Yesu azabakize cyangwa bihorere. Ni byiza, ariko dukwiriye no gusengera abantu bababaye bagakira, nacyo kikaba ikimenyetso cy'umwuka wera hagati mu bantu. Sibyo yemwe? Uyu mwana umva nkubwire, ni we wamuzanye. Uyu mwana ntabwo azongera kugukundi. Hallelujah. Ni imfura yawe. Ise yigeze kugira undi mugore, nta mwana yigeze abyara hanze. Ntabyo uzi. N'umuntu washakaga gutwarira umugabo, aravuga ngo ntushobora kuzabyara umwana ngabe muzima, n'abamukurikira hari ibibazo bafite byihariye. None Imana imukuye ikuzimu aho yari yatanzwe. Kandi uyu mwana umubyara, Satani yari yaribasiye urugo rwawe kandi warabirebaga. Ntabwo wabonaga ko rutariho. Urabizi? Ntabwo wabonaga ko rutariho. Gitera rero ni wari ugiye kwica uyu mwana. Ngwino nkuzure kwa Yesu, barazuka sha. Tukamana. Ntabwo azongera kugukunda, ifini byarangiye. Iwanyu vuka, iwanyu kwivuka iwanyu. Hari imyuka ijya gukurikira nivayo bagiraga ibintu bizera kera uhereye kuri basogokuruza bawe. Iyo bagiraga ibintu bakorasha, nabyo byazaga bikivangamo, ikibazo cy'umwana kikaremera. Imana iramukijije. Uzashimira Imana, ntazongera kugwa ukundi. Mana mu izina rya Yesu, uyu mwana ndamusengeye, mukuye mu mbaraga zikuzimu, kumukoraho gutsa birarangiye. Birarangiye, ntazongera kugwa. Birarangiye, ntazongera kugwa. Muvuge ngo imbaraga zamuturaga hasi ntizizongera kumubona. Tumukuye mu mbaraga z'umwijima,
tumuteretse mu maraso ya Yesu. Urakoze ko uyu mwana abohotse burundu mu izina rya Yesu. Mbayo mazi Mana, nsengera aya mazi. Rega muzajye mutugurira amakarito yo gukoresha. Si murabona atari umukozi w'Imana tugiye gukoresha. Mwebwe tuzatubasengera ndimugura amazi, mujye mugura amazi tuyibikeho. Uyangana amaraso ya Yesu akorere muri aya mazi. Uyu mwana akiyanywa, imbaraga z'umwuka mubi wamukoreragamo ntizongera gukora. Amen. Genda wicare. Mwana warakiza abaye muzima, ntabwo azongera kwitura hasi. Ese wari wazanye abarwayi bose na musaza wawe uramuzana, ariko uzi kwirwanaho wa mu mama we. Reka tumushimire ko azi kwirwanaho. Uzi guterura abarwayi babiri ukabazana. Imana ibahe umugisha. Pastor Mutoni, tuguhaye ikaze. Imana iguhe umugisha kandi turakwishimiye kubona. Wicara ugubwe neza. Mureke tumukomera amashyi menshi. Imana imuhe umugisha. Turi bubane, turabiyegereje mwese, twiyegereje Pastor Rachel Madame, reka nawe ahaguruka basuhuze. Imana imugire neza. Amen. Yaje atinze ariko turakwiyegereje. Mwese furaha, turakwiyegereje. Reka uhaguruka urambura ibiganza dusuhuze. Imana iguhe umugisha mwinshi, n'abandi mwese mwagiye muza, Imana ibahe umugisha. Ariko viyo haguruka. Imana irambwiye ngo ntabwo uzapfa, nta nubwo iyo ndizavamo, nta nubwo uzasara. Rero ngo uzi ngo uzasara, kandi nibyo ni nabyo bari gukora koko. Ntabwo uzasara, ugiye kumererwa neza, ugiye kuryama nk'akabebe usinzire, kuko Imana ari Imana iguhaye ibitotsi. Kandi imbaraga z'Imana zigiye kugutwikira. Uzabyara nta cyuma kigukozeho, uzabyara inda yawe irinzwe, kandi Imana itanze umugisha. Umugabo wawe umubwire ngo nta gifungo kimuriho, kuko Satani ahora amugerageza ashaka kumufungisha, ariko Imana izamurinda muri byose. Reka tuyikomere amashyi menshi. Twarimo tweha abantu mwese ikaze. Imana ibahe umugisha. Ndashaka kubanza John atubwirize, sibyo? Nakuri kumva yuzi nanjye ndaza nkomeza nsenga, maze no buryohe, maze na mushiki wacu hano arahari. Ariko uyu munsi tumerewe neza. Ese murumva iteraniro riryoshye? Iteraniro ririmo ubuntu bw'Imana, ririmo ubuntu bw'Imana yemwe. Iteraniro ririmo ubuntu bw'Imana. Ariko umwuka w'Imana arimo arambwira ikintu. Ndi kubwirwa amakuru meza. Ugiye guhabwa visa yo kujya hanze. Hari abazungu mugiye kujyana muri Amerika. Ikintu gitangaje, ubuzima bwawe ntabwo bugiye gukomereza mu Rwanda. Imana irambwiye ngo ntabwo uzapfa, nta nubwo iyo ndizavamo, nta nubwo uzasara. Rero ngo uzi ngo uzasara, kandi nibyo ni nabyo bari gukora koko. Ntabwo uzasara, ugiye kumererwa neza, ugiye kuryama nk'akabebe usinzire, kuko Imana ari Imana iguhaye ibitotsi. Kandi imbaraga z'Imana zigiye kugutwikira. Uzabyara nta cyuma kigukozeho, uzabyara inda yawe irinzwe, kandi Imana itanze umugisha. Umugabo wawe umubwire ngo nta gifungo kimuriho, kuko Satani ahora amugerageza ashaka kumufungisha, ariko Imana izamurinda muri byose. Reka tuyikomere amashyi menshi. Twarimo tweha abantu mwese ikaze. Imana ibahe umugisha. Ndashaka kubanza John atubwirize, sibyo? Nakuri kumva yuzi nanjye ndaza nkomeza nsenga, maze no buryohe, maze na mushiki wacu hano arahari. Ariko uyu munsi tumerewe neza. Ese murumva iteraniro riryoshye? Iteraniro ririmo ubuntu bw'Imana, ririmo ubuntu bw'Imana yemwe. Iteraniro ririmo ubuntu bw'Imana. Ariko umwuka w'Imana arimo arambwira ikintu. Ndi kubwirwa amakuru meza. Ugiye guhabwa visa yo kujya hanze. Hari abazungu mugiye kujyana muri Amerika.
ikintu gitangaje, ubuzima bwawe ntabwo bugiye gukomereza mu Rwanda. Reka ibintu bimusubize inyuma. Uyu mwuka umubwira ngo ntazatera imbere, uyu mwuka umuhanura, uyu mwuka umumanura, igihe yazamutse akongera agasubira hasi, ndawusenye mu izina rya Yesu. Mana ndamusengeye kandi kubw'ubuntu bwawe ndagushimiye ko imbaraga zawe zigiye kugaragara mu buryo budasanzwe. Tola CDB nima, urakoze Yesu, urakoze kubikoze. Ari mu maboko yawe, ni wowe n'uwawe, ntabwo umwanzi azamukwambura. Hari ikintu nabwiwe, ntureba uri gukorera he? Kacyiru, ku Gishushu, kuri televiziyo, kuri radiyo, kuki televiziyo na radiyo. Umva ukuntu Imana ivuze. Imana irambwiye ngo nkubwire, muri uyu mujyi umwanzi yashatse kwakwirukana burundu ngo ahagukure, ariko ntuzigera uhava. Imana ihakubakiye inzu nziza, uhawe imodoka, Imana iguhaye imodoka yo kugenderamo. Uri umugabo mwiza udakwiriye kugenda na moto. Mu izina rya Yesu mvumye moto ku buzima bwawe, uzagira imodoka nziza, uzarinda usaza ufite imodoka, kandi urugo rwawe ruzakomera, ruzatera imbere. Imana irambwiye ngo ufite imyuka irwanya abana, ariko Imana irambwiye ngo izarwanya ibitero birwanya abana ku buzima bwawe. Satani abashaka kurwaza abana, Imana irambwiye ngo uzarindwa kandi uzarindanwa n'umuryango wawe. Uhawe umugisha, umushahara wawe urahinduwe. Reka dukomere Yesu amashyi menshi. Uri kuri teredisi yari hirya. Imana igiye kuhaguhera umugisha, ugiye kuzamurwa. Hari ofisi nshya yawe, uzamenya ko ari Imana iguhaye amahirwe. Reka tuyishimire, tuyikomere amashyi. Imana igira neza. Uri mubwiriza, Imana yambwiye ngo nkubwire, igiye kukubaka mu buryo budasanzwe. Nabwiwe ngo guhera uyu munsi hari umugisha ukujeho mu buryo butangaje. Mbwirwa ikintu gikomeye. Imana irambwira ngo dore umurimo wa minisitiri ugiye kwaguka. Ntabwo mpazi, sinzi nuko bikora, nzaza ku cyumweru kubwiriza nimugoroba mvuya, ariko umurimo ugiye kuba umurimo ugiye kwaguka. Imana iguhaye abakobwa bazi gukorera Imana, Imana iguhaye abasore bazi gukorera Imana. Imana igiye kuguha abantu bakora umurimo, kandi bagiye kuzajya bagenda batora abana bo ku muhanda batawe. Imana igiye kuguha amafaranga. Uwo mutima ugira wo kumva washyigikira abana bari ku muhanda, Imana igiye kubiguhera umugisha. Imana igiye kubiguheramo kwaguka. Ni Imana igiye kubikora, igiye kwagura imbago zawe. Dore ikintu gitangaje, iriya minisitiri ufite igiye kuzashyigikirwa n'urwego rw'igihugu. Abayobozi bagiye kuzakubera abavugizi, bavuge ngo nimushyigikire uriya mudamu afite iyerekwa ryiza. Igiterane kizaba cy'abayobozi bakirimo, bazagushyigikira AAZ. Uzamenya ko Imana ihagurukiye kugufata amaboko, kandi hari abaterankunga 4 bavuye hanze bazamenamwe amafaranga. Reka dukomere Yesu amashyi menshi. Nikoye niwe nakoragaho mu kanya. Ninde ufite ukorera uri mu Bubiligi? Nuwanyu mu Bubiligi? Nta muntu muvugana uri mu Bubiligi? Belgique? Nta n'uwo muvugana? Kandi mbona connection ya Bubiligi n'uyu mwanya, ndabona ugiye kuvugana n'uwo muntu. Uwa Bubiligi zakubera umugisha, ku buryo uzajya uririmba Bubiligi ukavuga ati Bubiligi bwambereye Bubiligi. Icya kabiri, ntabwo uzongera gupfusha amahirwe yawe, kuko ufite umwuka ukwambura amahirwe yari yaje. Ntabwo bizongera kubaho. Imana igiye kubikora.
reka tuyikomere amashyi menshi. Munyemerere tugiye guhinira hano dusoreza, tugiye gusoreza hano. Turi kubona uwo mwana ugiye kuzamuvugiraho Imana. Umva iryo jwi ry'ababyeyi, umva iryo jwi ry'abasore, umva iryo jwi ry'abakobwa, umva iryo jwi ry'abamama, umva iryo jwi ry'abapapa, umva gusenga kwabo, umva kwinginga kwabo. Imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana nizitsinde Dagoni, nizitsinde iyo myuka iteza uburwayi, nizitsinde iyo myuka teza guhungabana kw'imiryango mu izina rya Yesu. Umva amarira yabo, umva gutabaza kwabo, umva kwinginga kwabo, umva kwinginga, umva kwinginga, umva gutabaza batabaza, umva gusenga kwabo, umva amarira barira, umva uko gutakamba, umva uko gutabaza mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana, imbaraga zihindura, imbaraga zirema, imbaraga zisenya ibihome, imbaraga zikubita hasi imyuka mibi. Reka Mana wiyerekane, wiyereke buri wese. Reka wiyereke buri wese mu izina rya Yesu. Reka wiyereke buri wese mu izina rya Yesu. Tabara mwami w'abami, tabara mwungeri w'intama. Kora ibitangaza byawe, kora ibitangaza byawe mwami, kora ibitangaza byawe, kora ibitangaza Jehova, kora ibitangaza byiringiro bizima. Uri Imana yumva gusenga, uri Imana ikora ibikomeye mu izina rya Yesu. Uri Imana y'ibimenyetso, uri Imana ivuga bikaba, urategeka bigakomera mu izina rya Yesu. Uri Imana ishobora byose. Mana ndase